kera ntimuzibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka timuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ndembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Dukomere Yesu mu mashyi. Haleluya. Katwongere kandi dusome ni igitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi. Igitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi yegeranye na Obadiya na Yona. Ni igitabo cy'umuhanuzi witwa Amosi. Igice ni cya 9 mu bitabo by'abahanuzi bato. Igice ni cya 9 umurongo wa 11. Bibiliya yavuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice izuho byaryo, kandi zasana ahasenyutse haryo, zaryubaka rimere kuko ryahoze kera. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice izuho byaryo, kandi zasana ahasenyutse haryo, zaryubaka rimere kuko ryahoze kera. Amen. Amen. Haleluya. Turi mu mpera z'umwaka kuko twabivuze, kandi Imana yaraturinze iyi minsi yose y'umwaka 365. Ni igihe kirekire, turabura iminsi mikeya gusa twishwe mu wundi mwaka. Kandi rimwe na rimwe iyo dusoje umwaka tuzatubwira ngo twungutse gusa, ariko haba hariho n'ikitugabanutseho, kandi tituzatukimenya rimwe na rimwe. Dushobora kurealiza ngo tumenye kuko hari ikigabanutse ku buzima bwacu. Twe twishimira gusa kuko umwaka tuwusoje, kandi tukawusoza tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Ariko niba yari yarakugeneye kuzana mu myaka 50, iyo umwaka umwe uvuyeho usigaranye 49, aho mu myaka izitumara mu bundi buryo. Imyaka iriya itumara ahubwo twegereza kuja kubaho mu buzima bwacu bw'iteka. Nicyo gituma dusoza umwaka tukasutekereza gusa gusoza umwaka. Uzoza utekereza kuri mwaka ushize nawe ukoreye n'ikimana, kuko umwaka ntuzogaruka. Haleluya. Niki nawe ukoreye mu Imana. Tugiye kuganira amagambo dusomye hano y'umuhanuzi Yesaya. Yesaya abarirwa mu bahanuzi 5 bakuru. Ni igitabo muri abahanuzi 5 bakuru byanditswe ibitabo 5, ariko umwe muri abo bahanuzi yanditse ko 2. Mu kuvuga ngo abahanuzi ubwabo bakuru ni 4. Ni Yesaya, ni Yeremiya, ni Danieli, na Ezekieli. Haleluya. Na Yeremiya ni 5. Ariko Yeremiya wenyine yanditse ibitabo 2. Yanditse igitabo cya Yeremiya umuhanuzi, yandika n'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Amen. Amen. Noneho Yesaya kubera kuba ari umuhanuzi mukuru, yahanuye ibyashize, ahanura ngo n'igihe cyiwe yari arimo, ndetse ngo ahanura n'ikindi gihe kizaza, kuko niwe muhanuzi batinze kuri Kristo. Avuga kuko Kristo azavuka mu isi. Tiyarekera aho ngaho, araruha ngo ahanura n'igihe cy'imperuka. Abona Yesu agarutse kandi kwima ingoma yiwe mu isi. Avuga ngo abona ukuntu umwana w'intama ngo azaryamana n'umwana w'idubu n'intare mu gihe cy'amahoro y'iteka ryose. Haleluya. Urumva ni umuhanuzi wahanuye ibintu byinshi cyane kandi bikomeye. Ahanura ndetse n'urupfu rwa Kristo ndetse no kuzuka.
mu gice cya 53 hazavuga ngo yamubonye ngo abona ari umunyamibabaro ngo wari waramenyereye intimba. Umuhanuzi umwanditsi wa komantere yaravuze ngo Yesaya yasaga n'uko ahagaze imbere y'umusaraba ngo arebe ibihabikorerwa Yesu, kandi icyo gihe hari kera. Haleluya, Bwana asifiwe. Yesaya rero muri iki gice cya 43 umurongo wa 18 arahanura aravuga ngo ibyakera yahanuye ibintu bitatu. Yahanuye past, avuga present, avuga na future. Aravuga ngo ibyakera uko twasoma, aravuga ngo ntimubyibuke. Haleluya. Aravuga ngo ibyakera ntimubyibuke. Akenshi iyo abantu bibutse ibintu byakera bikreatinga negativity muri bo, cyane cyane iyo ari ibintu bitagenze neza. Kandi Yesu ntabwo yigeze asigira abantu urwibutso rwo kwibuka ibyakera bibababaza. Pawulo nawe ntiyigeze abwira abantu ngo muzoze mwibuka bya bindi byakera biri negatifu. Yaravuze gusa ngo muze mwibuka Yesu Kristo wabambwe, haleluya, akazuka ku munsi wa gatatu kuko ubuhanuzi nahawe bubivuga. Niwe wenyine twemerewe kwibuka. Haleluya. Yesaya arahanura aravuga ngo ibyakera timubyibuke. Ibyakera timubyibuke. Hari umuntu azakomeza gutekereza ibyakera bigakomeza kuzana negative thoughts, ibitekerezo bibi, kubera kuko ibintu byabaye kera agakomeza akaja mu mateka ya kera. Ntawe mu mateka y'ubuzima bwa none ntatekereze n'aheza hazaza umunsi w'ejo. Ibyakera aravuga ngo ibyakera ngo ntimubyibuke. Hari ibyakera bizakubushisha amahoro. Muri icyo gihe bikubuza amahoro, ntiwagira amahoro, ntiwagira umutuzo. Ibyo byakera bizakubushisha amahoro. Uyu mwaka ijambo tugiye gusoza uyu mwaka, Bibiliya yatubwiye ngo tukongere kandi kubyibuka. Kuko niyo tubyibutse ntacyo bitumariye. Ntacyo bitumariye. Ariko umuririmbyi ndamukunda yaririmbye neza. Yaravuze ngo mutekereze, dufatanye twese kwibuka Yesu. Dutekereze urukundo yadukunze, yajoro mu gashamba k'Getsemani, yaragerageje ntiyakana intego n'imwami wadurinda amaziwe. Yewe ntitwabona atari so. Izakurisha amahoro za kera tugasubira kuzibuka, kuko nubwo unavyibuka ntacyo ubihindura. Mwibagirwe ibyakera tugomba kuzibuka. Hari proje, hari mwana ndakibazo kubivugaho. Uwo muhungu ngo yaravuze ngo nta proje afite undi mwaka, ngo ntangira afite n'uyu mwaka, ngo ntangira afite ndetse n'uwundi mwaka. Ariko twebwe benshi bari ahangaha twari dufite imishinga imwe yagezweho ni iya kera, iyindi nayo ntiyigeze igerwaho. Ariko proje zawe izo wateganyije zose, ibyo utabashije kugeraho zose, ntukomeze kubitekereza. Ibyo bitandukanye n'uyu mwaka. Ibyakera tukomeze kubyibuka. Bwana asifiwe. Icya kabiri, hari intege z'uburyo butandukanye. Hari aho waguye mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Aho waguye hose muri uyu mwaka tusure kandi kuhatekereza ngo wahoze ku mutima. Umurinzi yaravuze ngo Satani ngo yanyibukije gukiranirwa kwanje, anyibukije amafuti yanje, anyibukije
si ikindi bazatumbira mu ijuru. Haleluya. Mukristo mu rugendo rwiwe isomye igitabo cy'umugenzi ngo yageze ahantu hamwe bahura na Apoloni. Ngo Apoloni aramubwira ati ko Mukristo uri kurangagura jahe ati ndaja mu rurembo Siyoni. Uvuye he ubundi? Ati uvuye mu gihugu cyitwa Lindukira. Ngo aramubwira ati ko uza amafuti wakoze. Ko niko Satani azakubwira uzake. Ngo aramubwira ati se ntiwagaze mu isayo gahinda gasaze ugashaka kwisayo urusubira iyo uvuye. Mukristo ati niko byagenze. Ntiwagaze ku musozi wagombaga kuzamuka ukabona umusozi utari bubashe kuzamuka ugaca kwamwikirisha amategeko ntiwakikikanirwa kuzamuka umusozi direct. Ati narabikoze. Atese ugeze ku musozi igitabo wari warahawe ntiwageze ku musozi ugeze hagati y'umusozi ukawusinziriraho. Hari ubwo tuzadusinzira kandi Imana ihari duhamagara ngo tugire icyo dukora. Mukristo ati ndabishyize ku byo narabikoze. Ati warangiza ukazamuka umusozi ugiye kuwurenga ukivuga ko wasize igitabo. Ndabizi kuko ibyo nazo zabayeho. Urugendo wagombaga kugenda rimwe ukarugenda inshuro zitatu. Ati rwose izo ndabizi ariko uzagenze. Amen. Satani abahaye kwibutsa ibizakera. Baramubwira ati ko ubundi watu babonye intare ziziritse ugiye gutambuka ukagira ubwoba ugahinda umushitsi kandi zari ziziritse ugashaka gusubira inyuma. Ngo Mukristo aramubwira ati zo nazo zabaye ntakiweshi ahubwo uvuze bikeya. Haleluya. Atariko izo zose none se uraja hehe umwana uri rurembo azakwakira nayo bafite yose uzakera. Baramubwira ngo uvuze bikeya n'ibintu utavuze ibyo byose uko biri nuko bingana umwana waje yarabibabariye. Duhereze Yesu bwiza. Haleluya. Iyo haje impamvu zikwibutsa ibizakera bituma utekereza nabi jutumbira mu ijuru. Ibizakera ntituzibuke. Haleluya. Izo ni integekeya za kimungu. Integekeya za kimungu zo mu mubiri ndetse n'izo mu mwuka ntitutongere kuzibuka zitandukane no mu mwaka. Ikindi n'ibihombo muzakera. Ibihombo umuntu agapuraninga kuzagera ku bintu runaka ndetse ukanabishoramo n'imbaraga ndetse ukanabishoramo n'amafaranga ndetse ukabishoramo n'ibitekerezo ariko ibihombo bikaza. Ibihombo bikaza tukaruha tugahomba n'abantu twari dufite muri za purani zacu bazagira icyo bazatumarira. Amen. Ibihombo amafaranga wenda wari warateganyirije igikorwa runaka hakaza izindi mpamvu ibihombo bikaza. Umunsi umwe ibihombo byarabaye mu gitabo cya Yona. Ibihombo ngo biraba ngo abandi mu nkuge iyo nkuge yari irimo Yona kandi ngo Yona yari yatumwe n'Imana kurusha kubura abantu b'Ininewe. Yona ngo ashaka uko akatiriza kugira ngo atazakora icyo gikorwa kubera kuko yangaga b'Ininewe ngo kuko b'Ininewe bari barabahemukiye barakora ibikorwa bibi. Imana iramubwira ati Yona genda uje kubura abantu b'Ininewe hasigaye iminsi gusa 40 kugira ngo b'Ininewe barimbuke. Yona barakatitije nibi badukoreye nuko bagize abana wacu none Imana yambagukije ngo nigende kubura ab'Ininewe. Yona ngoranga ngo yerekeza inzira igana itarushishi afata ubwato ngo abagendanye nawe bageze iri yimuhenge kuko Imana yashakaga kubateza ikibazo ngo yigishirizemo Yona. Bwana asifiwe. Ngo inkubwira remereye inkubwira remereye ngo bakora ubusifindo barabazi niki kizanye no muyaga bigenze gute ngo basanga Yona ngo yari yamye ngo asinziriye. Hari
hari abantu bazasinzira mu bibazo. Ngo baramubaza batese yone uri muntu ki? Barambira ngo ni umuheburayo kandi waha Imana. None uri kuraja hehe? Ati Imana arantumye kuja ini newe none nahuze Imana ngiyitabishishe. Ati none se kubufino bugufashe kwiki kibazo kibaye biraza kugenda gute? Yona barababwira ati none mureke babwire ko biri kugenda. Kandi mbere yuko babwira uko biri kugenda ngo bagarageresheje ubwenge bwabo bafata n'uzo bari bafite zose zo mu nguke. Ariko murumva bene icyo gihombo. Ngo bafata izo bari bafite zose mu nguke ngo bijugunya mu nyanja kugira ngo inguke ibe kiyorohe. Ngo barabita zose. Yobu yaravuze Satani wihaye imugerageza. Imaze bamaze gufusha abana biwe bose. Biramubwira ngo reka korera nono ku mubiri wiwe. Ngo birashoboka ko umuntu ashobora gutanga ibyo afite byose ngo kugira ngo acungure umubiri wiwe. Haleluya. Amen. Ngo bafate izo bari bafite zose kugira ngo inkuke ugatunguke ubwoba. Ngo barabishoboye. Hari ibihombo abantu bazaterwa bakabiterwa n'isi, bakabiterwa na sisiteme, bakabiterwa na Satani. Satani gahomba ibintu byose mwari mufitiye gahunda mugahomba ikataga rwose mugahembura. Ibyo bihombo byose byabaye ntimubyibuke. Dukomere Yesu mu mashyi. Haleluya. Ibyo watekereje na za plani zawe zose utagezeho ni zake tuzi. Arishimye cyane. Avuga ikindi kintu cya kabiri. Aravuga ngo byashize ngo ntimukomeze kubyitaho. Ubwo noneho ni nka president ugakomeza kubitekereza ibingibi byagenze neza, ibingibi byagenze neza, ibingibi byagenze neza, ukabikoza mu mutima. Aho ni muri president aravuga ngo izo nazo ntimukomeze kuzitaho. Izo nazo ntimukomeze kuzitaho. Hari abantu bita ku bintu bitagira icyo bibabariye, ariko Esaya arahanura ngo nizo zashize nazo ntimukomeze kuzitaho. Haleluya. Hanyuma avuga akazoza, avuga future. Haleluya. Haleluya. Hanyuma avuga future. Ahitangamo amasezerano. Hariho promises ziri mu kazoza, ziri muri future. Haleluya. Ahavuga ngo dore noneho ngo ngiye gukora iki? Aravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gisha. Haleluya. Haleluya. Tenda miujiza, usiache Mungu usaidie bila kutenda miujiza. Tenda miujiza, tenda miujiza, tenda miujiza, tenda miujiza, usiache Mungu usaidie bila kutenda miujiza. Avuga ko ikintu gikomeye. Aravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gisha, brand new. Haleluya. Isezerano aravuga ngo ngiye gukora ikintu gisha. Yongeraho ijambo rikomeye, aravuga ngo none icyo kintu gisha ngo kigiye kwaduka. Ikintu cyanditse ni ikintu kije busha. Ikintu cyanditse wakita kigise ni brand. Ikintu gitunguranye kandi gisha. Mutari mutegereje, mutabibwira nako bishoboka. Haleluya. Isezerano ry'umwaka mushya tugiye kwinjiramo. Aravuga ngo ngiye gukora ikintu gisha kandi ngo kigiye kuza cyadutse. Ikintu cyadutse ni ikintu kiza vuba. Mukamuvuga ngo ikintu cyari gisanzweho kibayeho none. Haleluya. Bwana asifiwe. Aravuga ngo
undi muzakimenya iyo Imana ikoze ikintu gisha mu buzima bwacu. Abantu bose barabimenya. Bose bazamenya kubana nawe bari kugome. Bose bazamenya kubana nawe bari kugome. Aravuga muri izo bintu bishakiye gukora, aravuga ngo azaharura inzira mu butayu. Haleluya! Aravuga ngo mu bintu bishakiye gukora, azaharura inzira mu butayu. Kubera iki Imana izayemera kuko duca mu butayu? Egiputa Abisiraheli bari bamaze imyaka 40. Ni urugendo rw'iminsi 12 kugira ngo bajye Kanani. Muranyumvishije? Ni urugendo rw'iminsi 12 mu buryo busanzwe. Ariko Imana ntiyakunda kuko bahita bagenda direct ngo binjire i Kanani. Ibacisha mu nzira y'ubutayu. Mu gihe cy'imyaka ingana gute? Mu gihe cy'imyaka 40. Kubera iki bazayemera kuko abantu baca mu butayu? Haleluya! Kandi iyi si turimo mu butayu. Umuririmbyi yaravuze ngo izo ushaka kubona ntabwo arizo mbona. Izo expectingaga mu buzima bwawe sizo ubona. Yeremiya yarahanuye aravuga ngo uruzobe mu rwanje ngo nari ndutegereje mu imbuto nziza z'umuzabibu, none ngo rweze ndiba. Akenshi ibyo tu expectinga mu buzima sizo tubona. Tukabona ibindi bintu bitandukanye tuzo expectinga mu buzima. Ariko Abisirayeli Imana ntiyabemera ko bagenda muri minsi 12 ibacisha mu butayu bw'imyaka 40. Hari ibintu bibiri Imana yashakaga kubigishirizamo. Yashakaga kubigisha kwihanganira inzira z'ubutayu. Uru rugendo rw'Ukristo ni urugendo rukomeye, ni urugendo rumeze nko guca mu butayu. Bwana asifiwe. Ariko urwo rugendo turugendamo twenyine kubera kumanywa Imana ngo yabahereza inkingi y'igicu, ngo nijoro tukabahereza inkingi y'umuriro. Turi kumwe na Yesu muri urwo rugendo. Bwana asifiwe. Aravuga ngo muri promesse ntazi ngo nzaharura inzira mu butayu. Muri ubwo butayu hari cyane nabwo Imana izabicamo inzira. Haleluya. Haleluya. Icyaka Imana yashakaga kubigisha, ngo yashakaga kubigisha kurwana. Abisirayeli bari bazi kurwana, ariko imyaka 40 yose baserera mu butayu. Imana yari yabigisha kurwana barwanya n'amahanga menshi kugira ngo binjire i Kanani. Haleluya. Icyaka gatatu Imana yashakaga kubigisha kuyiringira. Ubu abantu bashaka kwiringira imbaraga zabo. Abantu ntibashaka guhanga amasima, bashaka kwiringira ubwenge bwabo, bashaka kwiringira amafaranga yabo, bashaka kwiringira imiryango yabo, bashaka kwiringira abakomeye. Bamwe biringira abakomeye mu butegetsi, abandi biringira amagare n'amafaranga, abandi biringira imiryango n'amafaranga,
zabonwe. Imana yashakaga kuko yiringira bagaza bahinga, nta ruganda rw'imyenda bari bafite, nta materinite bagira, ariko bagize imyaka 40, imyenda yabo ntiyabasaziyeho, n'inkweto zabo ntizabasaziyeho, n'inzara ntiyabaririye mu butayu, kubera ko Imana ishaka kubigisha kuyiringira. Ariko abantu bashaka gukura amaso yabo kuma kugira ngo biringire imbaraga zabo. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo muri promesa z'Imana ubutayu ngo twenda kuzabuca mu Rwanda, tuzabuca no kuri kw'Imana. Ubutayu ngo muri isi tuzabunyuramo, tuzabucamo, nta nzira yo gukebera zihari, tuzaca mu nzira igoranye y'ubutayu. Ariko icyo Imana yasezeranyije yaravuze ngo genda Mose azaba ari kumwe nawe. Nuko gusa aho tugenda hose tuyoborwa n'Imana mu butayu. Ngiyo promese y'Imana muri uyu mwaka tugiye kuja. Haleluya. Ibyo usobona bizaba bihagaze bimeze nk'imisozi imbere yawe, bimeze ku butayu. Haleluya. Uze wiringira Imana, Imana izabicamo inzira. Ngo arangize uyu muririmbyi ndamukunda yitwa umuhungu uriya musore w'umufurere azaririmba ngo Baba Mungu tengeneza njia, Baba Mungu tengeneza njia, Baba Mungu tengeneza njia, Baba Mungu tengeneza njia. Iyo nzira yo mu butayu Imana izayica kandi irimo, uzayisanga mu Imana. Tuzayicamo wenyine, Imana yayutanzemo kera muri future. Imana irimo ntabwo. Haleluya. Aravuga ngo zatembesha imigezi mu butayu, muri ubwo butayu zabutembeshamo kandi imigezi. Mu kintu kiza kibabaza mu butayu ni inyota yawe, haba inyota nyinshi. Ariko isezerano ry'Imana ryavuze ngo muri ubwo butayu uzacamo muri uyu mwaka, Imana izacamo imigezi. Haleluya. Haleluya. Basomye igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 9 umurongo wa 14. Amosi yahanuye mu gihe Israeli yari ifite ibibazo bikomeye ndetse na Yuda, ariko avugamo amagambo akomeye. Aravuga ngo mu isezerano yahaye Israeli ndetse na Yuda ngo abahereza aya magambo twasomye hano. Aravuga ngo uwo munsi mu isezerano ry'Imana muri future. Haleluya. Aravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Haleluya. Ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, kandi abantu barababara ngo bari barabonye ihema rya Dawidi ukuntu ryari ryiza, ngo babona ryaraguye. Ariko Amosi arahanura, aravuga ngo uwo munsi umunsi nzasubira kubagirira neza, ngo nzegura ihema. Haleluya. Nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Hari ibintu bizamwigwa mu buzima bwawe, kabona tukuse hasi ikitu. Haleluya. Ugatekereza igihe bizosukira bikakuyobera, ariko isezerano ry'Imana iguhaye n'Imana izaguye zo mu buzima bwawe uyu mwaka. Isezerano ry'Imana utahajabuze ngo nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, nzegura inzabo zose zari zarapfuye, nzegura inzabo zose zari hasi, nzegura inzabo zose batekereza ko bitazazuka. Niryo sezerano ry'Imana itanze umugoroba w'uyu munsi wa none. Haleluya. Nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Bashi aravuga ngo nzica izuba byanjye. Azambo abantu batumva aya magambo ukomeze. Aravuga ngo nzica izuba byanjye. Iyo hano muzicyuri cyacyo icyuho niki
wewe usema nitulie icyuho ni gapi none se gapi hagati y'iki ibintu bibiri byagomba kuba biri hamwe. Iyo uvuze ngo hariho gapi ni ukuvuga ngo ibintu bibiri byagomba kuba biri hamwe noneho habonetse gapi. Haleluya. Iyi gapi yatandukanyije kino kintu cyagombye kuba dufatanye n'ukuri. Aravuga ngo zica n'inzuho z'iryohera. Ikintu gishobora kuba kigutandukanya n'Imana, ikintu gishobora kuba kigutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kigomba icyo cyuho kigomba kuva kugira ngo twinjire mu wundi mwaka musha icyo cyuho kitagihari. Haleluya. Izuho bishobora kuba biri hagati y'abana n'ababyeyi bigomba gupfa, relationship zikongera kandi zikagaruka. Amen. Izuho zo mu miryango bigomba gupfa, relations zikongera kandi zikagaruka. Izuho zo mu matorero bigomba gupfa, relationship zikongera zikagaruka. Izuho hagati y'abagore n'abagabo bigomba gupfa, relationship zikongera zikagaruka. Aravuga ngo mwisezerano ntazi, aravuga ngo zica izuho. Haleluya. Mureke dusenge Imana idufashe kwica izuho bishobora kuba bigaragara. Aravuga ngo zica izuho zaho kandi nzasana n'ahasenyutse. Kaya amasezerano y'Imana, nzasana n'ahasenyutse. Haleluya. Ahasenyutse ashobora kuba harasenyutse mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye kwinjira mu wundi mwaka mushya, ngaya amasezerano y'Imana. Hahandi hose hasenyutse Imana yiteguye kandi ko hasa hakongera kandi hakaba hasi. Haleluya. Zasana n'ahasenyutse kandi ngo iryo hema zosubira kandi ntihagarike ngo rimere kuko ryari rimeze kera. Zongera kandi ngo ntihagarike rimere kuko ryari rimeze kera. Ibyakera ntimuzibuke, n'ibyashize mwe kubyitaho. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ngiye kureba ikindi kintu gisha kandi kigiye kwaduka, kandi n'icyaduka ntawe uzabaza mugenzi we ngo se ngo byagenze gute, mwese ntimuzokimenya. Bwana asifiwe. Nzaca inzira mu butayu. Haleluya. Nzatembesha imigezi mu butayu. Bwana asifiwe. Nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, nongere n'ibishimwe izuba byanjye kandi zongera ntihagarike ngo rimere kuko ryari risanzwe rimeze. Ijambo ry'Imana tugaze kuga Yesu. Amen.